ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro cy'amakuru agezweho, ni amakuru agezweho kuri uyu mugoroba itariki 18 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024. Ngiye nimeke Kayiranga, nanjye Kedi. Umeze neza? Ya meze neza, ndaho ndashima gitare. Uko fresh? Niko poa. Uko poa? Yeah. Dirukana kwa Mapendo TV. Mapendo TV mumeze bien? Kwa Mapendo TV tunashukuru Mungu kwa yote, nta problem kabisa. None dukomereje kuri Bwiza TV. Twaje kuri Bwiza TV aho tuzanye amakuru adasanzwe, na makuru tugiye kureba muri operation yo mu Kibira. Tugiye kujya muri operation mu Kibira, turaza kandi kujya muri operation zabereye muri Sake, turaza kujya mu bice bimwe na bimwe bitandukanye. Kedi buriya mu Kibira buzi ko hari aba FDLR bavuye hano muri za Rusayo no hirya no mu Masisi bajya mu Kibira. Ya ntabwo FDLR twagiye twigaruka inshuro nyinshi. FDLR zahawe intebe n'ibihugu birenze kimwe. Ntabwo rero yaba ari inkuru itangaje, uretse ko tuvuga rimwe na rimwe abantu ntibabyumve, ariko ngira ngo uko iminsi ishira burya hari ukuntu igihe kijya gisobanura ibintu meki. Hanyuma kandi tugiye mu mujyi wa Goma nyuma yuko FARDC yirashe, nyuma yuko habaye imirwano muri Sake uyu munsi nane kumanywa nijoro yabaye no kumanywa irongera turaza no kujya kureba ngo SADC iriteguye, FDL bariteguye, Wazalendo bariteguye, Abarundi bariteguye, Kiramutu kabisa ari kumwe n'umuzigo we bamegipanga kabisa, kuko inkuru ziri kuva hano by'umwihariko muri iriya axe ya Sake. Ubwo ndi tuvuga Sake, mwumve za Mugunga, mwumve za Mubambiro, ahitwa za Kimashini. Iriya axe cyo kimwe n'ahangaha za Rusayo n'ahantu ubona ko, ariko ndibukakira umwami yigeze kwirahira aravuga ngo azakora ibishoboka byose umujyi wa Goma ntuzigera batunda. Iyo jambo yarivuze, ariko dukurikije uburyo tubona bipanze hariya, iyi ntambara izagorana hano muri Nyiragongo. Iyi ntambara izaba kasamutwe cyangwa se imberenge wa mugani wawe Kofi. Kofi ndakwakiriye. Uri murakira Kedi ntago ari Kofi. Oh sorry. Ariko mama Kofi buri gitondo mamuri imbere. Igitangaje nuko buri munsi akeshi nkunda kwakirana, nkunda kuvuga Kedi iyo ndi kumwe na Kofi. Nabandi kumwe na Kedi. Ayo ni zake. Murancanga. Urumva, ariko ku rundi ruhande nta Kofi, nta Kedi, nta Meki. Twese mu by'ukuri injyana nimwe. Kedi ndakwakiriye. Urakoze cyane. Nakiriye n'abakunzi ba Mapendo TV kuri Bwiza TV. Ariko na Kedi ngira ngo yabakiriye yakira abakunzi ba Bwiza TV kuri Mapendo TV. Umuntu utarakora subscribe nayikore, hanyuma fata kino kiganiro ugisharinge, ugikorere comment, utange na like, kuko tugiye guha amakuru adasanzwe muri kiganiro. Kandi turaza gutumiramo na Rabini. Rabini numwe mu bantu turi butumire dukorere muri iki kiganiro kuri izi operation za Kibira twagiye tuzibabwira. Rwose nimucikwe nyamuneka. Ariko hagati aho ngo mbere yuko dukomeza, Kedi yasoma ku mazi kugira ngo agaruke atyaye. Reka nze mwinjize mbanza kwamamariza bamwe mu bantu badutumikiye uko tumaze kugeza ingingo z'ingenzi. Ngiye kwamamariza Pastor Christian Gisanura, afite ishuri ryigisha ibijyanye n'amahoteli n'ubucyarugendo. Namariza na Kingston, ndetse nze kwamamariza na Don Emmanuel. Mwese mubagane nyamuneka. Nguwo Christian yaje Gisanura ni mu mugani. Hotel Talent School ni ikigo cya mbere gihugura abifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora. Riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa, bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes, culinary arts cyangwa gutegura amafunguro, restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora, front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba, ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli, housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba, harimo na dekorasiyo y'ibirori. Ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye, yanaduhamagara kuri 0788 266 7713 cyangwa 0722 3 414 24 tumurangira hamwegereye. Akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora. Karibu iwacu muri Hotel Talent Pool. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe?
ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri breakfast. The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hoteli yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terase nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikawa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 0788 77 63 68. Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Yes KD, twagarutse rero mu kiganiro cyacu. KD, kwanza uwahera hano hafi bigiriwe bite mu mujyi wa Goma KD? Mu mujyi wa Goma rero ariko n'abakongomani bavuga ngo sashof byashyushye. Goma yiriwe ni movement z'abasirikare babaga banyuranamo, ari imodoka za gisirikare zisanzwe zibatwara, ari imodoka by'intambara izi ngizi za blende ndetse na za auto blende, wabonaga ko mu by'ukuri biri kunyuranyuranamo. So ngira ngo rero ariko meki intandaro y'ibi byose ni imirwano yahariya muri Sake yabaye nijoro igakomeza ku manywa, ndetse n'irasa ridasanzwe ryabereye hano muri iki kibaya cya Mugunga. So ntekereza ko rero ngo imirwano yabaye intandaro y'uko hano FARDC ndetse n'abayifasha coalition yose PSLS Wazalendo muri rusange FDLR tumaze bituva ko FDLR yamanutse ikajya mu kibaya hasi, tukavuga ko FARDC nayo ubwa yagiyeyo, abarundi buzi ko ngo bagiye bibanza no kwanga, ariko uyu munsi baje kwemererwa kujyayo, bagiyeyo nyuma rusasu rwavuzaga ubuhuha hariya muri karagace ka Sake. Byaje rero kuba ko badeployinga ingabo zabo muri kiriya kibaya nyuma y'imirwano reba KD. Imirwano itanya aba FARDC ndetse baza no kuva ku position bari bariho bajya ngo kwa mwami niho bahungiye, niyo makuru nari rifite. Nyuma byaje kuba ko none FARDC deployinga yo ingabo nyinshi cyane ya deployinza, ariko ubu tuvuga FARDC ni mwumve FARDC ko muteri, ahubwo mwumve ikintu cyitwa FDLR. ngira ngo hari umubare w'abasirikare ba FDLR bagera kuri 85 none aha bari kuva Gitsimba bajya Sake. Abo n'abakomando ni special force, ni special force. So ngira ngo iyi ni Sake iri kurundwamo abasirikare cyane ariko bari special, kuko bigeze gutanga alerte ko nta muzarendo yemerewe gukorosinga muri Sake hari. Ibazaho wazarendo bazibwiriza kutajya muri Sake, ngo ari kujyamo
icyo twakwita ko ari abeza mu beza kuri kurane rwa ni intoranwa bivuze ko urugamba rugiye kuba imberenge wa mugani wa Kedi ngo niyo nkunda gukotinga n'ukunda gukoresha ijambo imberenge urayizi se ubundi ntabwo mbizi mba nuvuga imberenge ariko nkibaza imberenge rero abantu babaye ahantu bahinga urabona ihundo ry'ikigori yego uruhungure bya bigori bamanika ku nzu izuba rikagikubita yego iyo bacyanitse neza cyane kiriya kigori ntabwo hagiye kenya n'iryinyo bisaba gushyira mu mashini iyo mvuze n'imberenge ubwo ni rya hundo ryakakaye ku buryo mu by'ukuri kurekenyesheje iryinyo bitakora byasaba kuritumbika mbega kugira ngo umene ruriya ruhungure ni sitarateji iraro n'imberenge rero dukurikije ko hari imyiteguro ihari muri iki gice abantu babyumve neza ibintu tubabwira ni uko Sake makuru dufite twakire nuko hari kujyaho imbunda z'ubwoko bwose cyangwa ziranahari rwose hari imbunda z'ubwoko bwose zose nta kindi kijyanye no kujya kurwana ni ukurasa ikindi abasirikare buzuyeyo uyu munsi deja n'urujya n'uruza rwafunzwe nta bantu bagendaga bya bindi abantu bavuga ngo baragenda ngo bagiye ngo barajya za Masisi barajya za Rucuro ntago bishoboka keretse uwaciye za Kibumba naho abamotari ntibigeze bakorosinga muri Sake n'abagenzi basanzwe even nabo abasivile bari barihaye ngo bari gutaha Bwanameki bahunze nanone bwa kabiri nuwa ngo Sake ikintu kirimo gukorosingamo ubungu ni uniform ya coalition iyira coalition n'icyo mbese umuntu wambaye madowadowa niwe uri gukorosinga muri Sake gukorosingamo hariya bivuze ko rero urugamba rushobora kubera muri Sake ni urugamba rushobora kutazoroha Kedi kuko urebye Kedi bibaye nyuma yaho hari kuvugwa reinforcement ku mpande zombi ku ruhande rwa M23 ku ruhande rwa FRDC ariko FRDC noneho yakaniye muri Sake Kedi rero nkibaza iyi Sake biraza kugenda gute iyi Sake rero hari ukuntu abasesenguzi twagiye rimwe na rimwe ukasanga twasesenguye ibintu birimo amarangamutima cyane ariko irifo ke tujya tura ku mpande zombi turebe no kurya abantu baba bipanze tudabora nkuko nabikubwiye dutangira ikiganiro nawe nti uwitwa Gavana Kirumwami yavuze ko at any cost bagomba kurinda umujyi wa Sake twakurikirana tugasanga ejo bundi ngo twabaga tubona video z'abanyarumaniya berekana ukuntu bipanze muri Sake abarusiya hafi aho icyo bita abarundi nabo urumva bongeye kuza kwa wing ngo kandi FDLR nyuma yo kuziha ibikoresho birimo munition uniform baraharunze ngira ngo witwa Senyere Diger wiyita Senyere Diger ni umwe mu lieutenant bakomoka hano mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda bita Noheli arazwi cyane waharazabugeshi niwe urimo hariya namenye amakuru ko hari n'umukapiteni biti Nkodosa ariko n'umunyabwoba arazwi we cyage cyamushaki niwe ruha diplowinze urumva ntabwo yigeze resista izo takataka zose ziri muri hariya muri Sake yuhire Prito Mekirero urugamba rwa Sake rurakomeye impamvu ni iki harimo imbunda zikomeye aba ari umuzarendo aba ari FRDC aba ari FDLR aba ari umurundi nta muntu urebesheje ejo imbone zacu zigira umwanya wo gukatamo hariya barakubwira ko bipambye ku buryo budasanzwe nubwo wenda hatarwana n'ubwinshi ku rugamba amayeri ariyo aba neza cyane ariyo adomina cyane tactics niko twabivuga ariko effective nayo irakonta kubera ko iyo bitaza kuba effective ntago ubwinshi bwayo mvuga ntago biri kugorwa nko uburyo rero kiriya kibaya urukuta rurimo iki kibaya cya Sake n'uburyo Sake iteye kuko ifite side y'ikiyaga yego ifite side ya parike ifite na side ya Tambarare iyi Tambarare yose iki kibaya twavuga ko nubwo M23 turayemera ariko hari urukuta navuga ko rugoranye kumena imeki gusa amahirwe hari kuri M23 wenda Kedi hari urukuta rwa Sake koko rwakozwe n'aba bagabo n'urukuta bako rutoroshye kuko bamanuye ikitwa special force cyose umumeseneri wese yagiyeyo abarundi bagiyeyo nyine habaye intoranwa abarundi babanje kubafata nk'abantu boroheje bari simple people badashobora kujyayo ariko ikintu gitangaje no kiri hariya mbona kwirundira muri Sake kwabo niyo vetiriza aca mu yindi nzira nibyo ngira ngo nimugoroba naraye ndyamye nkerewe hari umwe mu bagabo twaganiraga n'inshuti yanjye ari kuri nye defro niwe wambwiye ati aba bantu bibwira ko igisambo buri gihe cyangwa se umujura aca mu gikari buri gihe urumva icyo yarashatse kuvuga ngo bashobora kuba bari focus muri Sake nibyo
ariko se buriya sake niho mu 23 yo iri honyine. Igisubizo ni oya, iri muri access zigiye zitandukanye. Banza urebe iri muri pariki hejuru. Ishatse yaca muri pariki cyane, ishatse yaca ko yigeze kubikora 2013 niho yaciye. Ubu se ishatse yafata uyu mukandara wose yawucamo, uyu nguyu hano umupaka uva za Kibatu kaza. Ibaze rero kumva umuntu uri kurwanira wenda nka za Kanyarucinya cyangwa se akaba ari kurwanira za Rusayo indani, umuntu waba uri muri Sake ubundi yaba afite roho mutagatifu, icyo yaba ari gukora kwa buri kugenguwa areba ko yabona inzira yo kuba mu by'ukuri yamufasha kuba yava aho ngaho amahoro. Bivuze ngo rero bashobora kuba umugani uriya mutara mu mushuti wanjye bambwiraga ati bahora bazi bibwira ko umujura buri gihe aca mu gikari kandi ashobora no guca mu marembo cyane. Ibyo yavuze ni ukuri, kuko gushyira imbaraga muri Sake bameze nk'abashaka gufungura uriya muhanda, ariko umuhanda bagiye gufungura ahubwo ni Sake n'ubundi M23 irazimenyereye, ariko ubwo bakubwira ko bidasanzwe ukurikije n'igihe gishize. Urabona iri joro bikongera bikaba ku manywa, byaje no kubaho abarezarendo barake kubera gukubitwa zendo bakubiswe Kedi. Biba ngombwa ko barasa igihe muri barashe no muri Monisco, wenda turaza kubigaruka tukivuga ibintu byo muri Sake. Ariko icyo navuga twabonye byishimeki muri intambara kuko imaze imyaka irenga 2 twagiye tubona ibintu byinshi cyane. Urugero twatanga, wibuke abasirikare bari ahantu bita Kicanga, bari benshi, abazungu tuvuga b'Abarusiya bari bahari. Wabonaga ko Sake iyi bariyeri yo gutuma noneho bajya batangira kujya koparatinga iyo za Bwiza n'ahandi. Ariko umunsi intambara ya Kicanga iba, ngira ngo nta n'umunsi byatwaye, umunsi umwe babakuye muri Kicanga, abafashwa ari bazima, ari abasize agatwe, ari ibikoresho byafatiwe, ubonye ko byabaye nk'agashyushyu. FARDC atwageze uhavunuka itabi aturere itabi raza aturashobora kujya kurwana bite n'ibitabi bari kunywa. So ibi rero ntekereza ko M23 kurwana n'abasirikare benshi babimenyereye, ni abantu ubona ko bafite kuntu batojwe, bagira umuco wo gutuza mbere na mbere, ikindi bagakoresha ubwenge kuruta guhubuka. Niyo mpamvu dukurikije ibyabanje ibi ntacyo bikanga. bavuga ifatwa yose kuko uyu munsi Sake M23 igabana na FARDC n'abazarendo. Sake imaze iminsi ivugwa n'uwitwa Abdara ndetse na coalition yose bavuga ko Sake ishobora gufatwa, ndetse na FDL bamwe bashaka ko bamaze kwiyakira bumva ko umujyi wa Goma n'isani sa ushobora gufatwa. FDL yongira ngo muri no minsi no irimo gahinda gakomeye kuko intambara iri kurwana muri no minsi iri gutakaza. Ejo bundi mu kibaya baratakaje abasirikare batari bake mu rugamba rw'umunsi umwe rw'ijoro rimwe, batakaje abasirikare batari bake. Urabyibuka tuvugisha abazarendo hariya bakatubwira bati babakobwa b'iwanyu bapfuye ku bwinshi, ati batakaje. So nejo iri joro urugamba rwa Sake urajya muri statistique mu mubare twakiriye ugasanga FDL yatakaje 2, FARDC yatakaje 1, umuzarendo nawe n'umwe. Bivuze ngo FDL irimo irawumiya cyane, bitewe nuko hari wenda twajya muri detail nyinshi, ariko nyirizina ubona ko na M23 yizi kuri kurwana intambara irimo FDL buri biri tayari cyane. Kandi urabona ko muri Sake bimaze iminsi tubivuga muri kiriya gice. So kujyanwayo nuko urugamba rutoroshye, kuko FDL yawe rukomeye, uzi ko bakunze kuvuga ngo igomba kujya imbere kuko niyo ishoboye kurwana, abandi bose wapi. Njyane n'umuntu umwe nabajije arambwira ati FDL bura niyo cyo giseke cya FARDC bafite. Oya niyo mizero yabo, kuko ngira ngo izi ntambara uriya abantu bajye badukurikira meki. Ngira ngo ubwo meruka kuri Bwiza TV twababwiye iby'igitero kiri gutegurwa muri Sake, twarakivuze tubabwira amatayarisho ukuntu ibikoresho bari kubitanga, tubabwira ukuntu General Omega yagiye mu nama no gusinya k'ibyo bikoresho bihawe n'ibiki byose. Abantu wenda babwiye babifata ko ari inkuru zimuha, ariko ikizibiti bakibonye nimugoroba ndetse n'uyu munsi. So no kuvuga ngo rero iyi ntambara yongeye kubura yarateguwe neza cyane, kuko FDL kubahereza icyo bita ngo ni godio, kubahereza icyo bita line coat, ubwo ni impermeable bya bikoti by'imvura, kubaha inifomu, kubaha munition,
nuko bazi ko akazi kagiye gukorwa gakomeye. So ibyo bintu babahaye ntabwo babihaye Bazalendo, yabaye FDLR. ndiho ndakonfirima ko ikimwe wari uvuze ko FDLR ariwo musingi niwe murwanyi wa mbere wa FARDC. Voilà. Ngira ngo n'imboni zacu zirabyemeza ko ari we murwanyi. Rero ahangaha rero muri iki kibaya hakaba hari imyiteguro ikaze. Kedi aho tuza kwibaza tuti haraza guca uwambaye ninde uri buze kuhatambuka, ni FARDC, ni M23? Abantu nabo mutubwire kuri comment, bandike muri commentaire, kubera ko ngewe ndabona ko FARDC igiye kwikoza agati hahandi hahantu hababaza. No kuvuga ngo buriya nibyo ndi kubabwira abakunzi bacu, meki ubwishe ntago ari bwo burwana dukurikije experience tumaze kubona byagiye biba. Impamvu nuko ni mugoroba rugamba rwatangiye saa 7 z'amanywa, batangira gushinga muri eneo za M23 hariya kuri aho bitamune kwa Madini. Yego, imbunda bari bazisetinze hano mu aho bitangwa ni hehe hano muri iki kibaya cya Mugunga. Nuza kuchimashini mubambiro yo niyo sharing za coalition zarize, ariko bakagira izindi sharing zavaga ku gasozi bita Vunano, nako kari muri Sake. Hari imbunda zavaga hari n'imbunda iri gusharinga, urumva byari mu byerekezo bibiri bari gusharinga ku musozi umwe wa Madini. So mu gusharinga kuri ya musozi M23 iraka yari yabaretse itari kubasubiza. Biba ngombwa ko iva muri defense zayo yigira imbere isatira wa musozi wa Vunano. Ibona sinzi niba yaragaza hari target neza cyane, ihita yohereza amakompora 3 muri ya musozi wa Vunano. Agwa muri Vunano. Imbunda ihita iceceka. Amakuru dufite nuko abasirikare barimo kuyirashisha hafuyemo 7. Aho ziri imbunda urumva nayo yarashwe ko byagenda kose. Urumva niho imbunda yagiye nabo bagiye. Noneho M23 ntabwo yigeze yadivase ngagiye muri musozi igiye kuyikuramo, kuko yijya kwa divase hari ku manywa saa 7 z'amanywa. Yijya kwa divasinga rwari gomba gukara cyane ko kwa divase muri musozi abantu bari muri Sake hariya bari abasirikare bari kuba biyahuye nabo. Yamaze gukora iyo mission yo gucecekesha urwo rusaku rw'iyo mbunda, ikora withdraw muri eneo zayo. Abazalendo bagira ikiburi, baravuga ati ntibishoboka, tugomba kujya gukora revenge nyuma yo kumva ibyari bibaye kuri ya musozi no kuri iyo mbunda yabo. Saa 11:15 babarigabye bajya kurwana na M23, batangira kwirasa ufite machine gun ufite ibiki. M23 nayo icyo gitutu bari bayishizeho bafite iravuga ngo dawa ya moto ni moto. Itangira kusubiza amapigo, itangiye kubataka wowe reba kari bigwari. Bakicyumva ko yigiye imbere iri ko barasaya yigiye imbere. Abantu mutuye mu Bambiro, abantu mutuye ku Kimashini hano hafi ya Goma, mwandike muri comment muvuge ko mu gitondo icyo bita APCRS force zayo zitari ziri kumukujagata zinyagaraye hano ku Kimashini. Bezo bataye ibirindiro kubera iki kuva ngo M23 yamanutse. Bavuze ati tunakufa. Mu gitondo ga 2:00 imboni yanjye yamamagaye Mutarama ati dore hano twayobe cyatunya APCRS twari dusanga iri muri Sake yuzuye hano za Kimashini. Bivuze ngo ubu bwinshi bw'abantu bari muri Sake hariya nuko M23 bitashatse kwapurika ibitendo byayo, naho ubundi icyo bakora ni ugukina bima. Hari umwe mu Bataramu ba tuba turi kumwe cyane kuri Mapendo TV, ngira ngo uranamuzi no bita Mustafa. Nimugora niwe babwiraga ati Mugongo haina haya, ati Mugongo nta soni ugira, no gufumyamo ukazapfa urundi. Ati nugufumyamo ubundi rundi rukazazanya. Ati Mugongo ntago ugira isoni. Aba rero mu gitondo bari buzuye haraza Kimashini, abantu bibaza ibyabaye byabacaze, kumbi ni ugutinyi gusa umurindi wa M23 kumva ko yavuye muri eneo zayo iri kurwana ibegereye. Bavuga bati dushobora gufatwa turi bazima, bahitamo gushwepura. Hari n'amakuru yavugaga ko abari bari ruguru za Shove nawo ubwo bamaze imisi bakibaguza bavuga ati none mu Ventura turabamo ibibombe. Ubwo harimo abasadeke, harimo ba sirika ba FARDC n'abandi baba muri kiriya gice cyegereye Shove. Bibaza ati iramutse duteyemo ikibombe twajya hehe. Ibyaje kuba rero muri iryo joro izo mayite nyine nari mvuze FDLR 2 ndetse na FARDC umwe ndetse n'umuzarendo umwe, byaje kuba ngombwa ko babazana Kakatindo. Abasirikare ba FARDC urabazi babanyoye berekana ko banarakaye cyane, bageze mu mujyi batangira kurasa hano za Mugunga, bararasa bite n'ikiburi cy'ibyo bari bamaze kubonera muri Sake. Hari nimugoroba nka saa 12 saa 2 gutyo. Babagabo no kwitena ya leta maze igiri gusirikira bavuga ko M23 ishobora kuba igiye kwinjira muri Goma
na sake urayibuka leta igeze no kwikomozaho yego uwo ari we wese wazarendo nazo zarahunga zitangira kurasa umuntu wese ufite imbunda za seserika izo za rakevere batunze mu n'abasivile bararasa bagatogo ngira ngo amaudio yagiye asirikira wayumvise intandaro yari izo mahiti zije muri Goma abari baziherekeje batangira kurasa babandi ne bari bya bindi by'ubwoba bw'inyamaswa nabo bararasa ibintu birivanga ariko noneho yaje kugira ingaruka zitari nziza umuturage buri gihe aba victime meke yes umuturage n'ubupfa akanakomereka ariko ni ibintu bibabaje kedi birababaje umuturage uri mu mujyi wa Goma afite ikibazo gikomeye cyane kubera ko ingaruka z'ibibazo by'umujyi wa Goma umuturage niwe ubyishyura niwe rwose bigeraho barapfa harimo abarashwe kedi umugore n'umugabo bari biryamiye batuje basanze mu nzu yabo arabica hari n'umuntu ucuruza akabari umwe turaza kumenya ko kabari ngo kitwa nde nawe yapfuye cyo kimwe hari n'umwana ryahitanye n'abantu b'abakobwa bicuruza nabo babiri ngo yabatwaye uko kurasa cyenyege muri access zitandukanye n'uwari uri mu kabari yarashe byoroshye ko niba ari n'abo bantu bicuruza bari bamwimye byarangiye abacishijwe amasasu ubwo nyine ni ukuvuga ngo hari muri ko uko bimeze muri iki gihe umuntu ufite ikibazo mu gihe ubona hari akavuyo hako nuko nguko ni ukwiguma mu nzu ubundi kubona umuriro ubuze nkariya ugomba kwirinda gusohoka wabona isasu rivuza amasasu avuze ukirinda kujya gushungera kubera ko ushobora kujya ugasanga wa wundi waguhigaga akubonye ikibazo abakongomani rero nabo ntabwo bajya bihanganira iki kintu wabonye ko niyo urugamba rurimbanije abataramajya nka hariya rwose bagashangiriye nk'abogeza umupira barababonye yego so kedi rero wenda mu gihe turikira aho ngaho tukiri muri ayo makuru naje kugira amakuru nahawe na informa wanjye nk'ibisanzwe ambwira ko buriya muri operasiyo Kibira uzi ko ngo hagiyeyo nka bataliyani ivuye hano muri iki gice cya Kongo wenda sinzi niba sake tuyirangije turayigarukaho turebe kuri Monisco nayo yakubiswe impfunira ndishaka kuvuga kandi bayinobye yego Monisco muzarendo nyuma yuko bamuhamije bamukosoye n'ubundi muri iki gitondo yongeye kuzamura umutwe barayinobye ariko yarukeye yohereje kado muri Monisco rero nayo yabaye nk'agacurama ntizingwiriye cyangwa reka tubivuge nabyo wenda tuze kujya kuri operasiyo ya Kibira kuko Kibira nayo ziko ari operation ndende Monisco yabaye sinzi ukuntu turi buyita ariko navuga ko yabaye nk'agacurama ntizi ngo izakezuhe mwami irekuye yahisemo gukeza bavuga ko isa naho yatandaraje abuze aho ayo yacira nayo ariko saba abasazi yabakoramo guta ubundi Monisco nayo ubona ko itazi ishaka edi mwibaze Monisco idiporovinze muri Sake muzi n'ukuntu Sake ari danger zone nta musivili uyirimo ari ikintu cyitwa imijugujugu y'amakompara yirirwa aba mu gitondo na nimugoroba ubundi iyi Monisco irinze umujyi irinze inkambi irinze iki iyi Monisco none atangiye kubaza ahubwo se ikora muri Sake ikoramo iki nibyo ndi kwibaza ko nta nkambi ziri muri Sake rwagati abaturage barimo irinzemo abarinze umujyi ko bahereza mu bambiro basubira inyuma ikindi kwedi abaturage bari gupfa kandi iri muri Sake bivuze ko nta mumaro wayo nk'ejo bundi urabika abatashye muri yariya muri Kamuronza bamwe twavugaga bagarutse kwedi aba bantu bararashwe hari abaturage barashwe bajyaga za Mushaki umwana n'umugore n'umugabo bararaswa ibi bisambo rero byo muri Monisco mu mbabare gutukana ntabwo ari umuco wanjye ariko hari igihe ukabona ko ari bagezwa n'ubusambo meki kuko twirwa tubona amavideo y'abantu bari kuribwa hariya nta na rimwe bari wajya kuri Twitter ya UN ngo usange hariya video yamagana biriya bintu twirirwa tubona video z'abantu bari gukatwa amajosi hariya baziza uko bavutse bazi utuntu bidafite shinge na rugero ibyo bintu Monisco ibi bireba babituramiye mu bipangu hariya muri bya bigo byabo dore ko basigaye barabaye nabo babwo basigaye bubaka rwose bakamiramiranya ntiwanamubona kubera ko rega nabo bafite ibibazo urabona bari kuri ligne de front sasa ligne de front Monisco kujyayo itagenze communication iri strong yabigenderamo ariko uko byagenda kose ripoti mishone twarazikoze meki byagenda kose ahantu niyo inyeshyamba ziri kurwana witwa ko wowe udakorwaho witwa ko uri indorerezi y'amahoro ucungerera amahoro hari uburyo ugera ahantu ugafata n'amafoto bikaripotingwa n'ibyo
ndetse hakabaho n'umwanya wo kuganiriza abantu bari muri iyo sekita ba viongozi bahanganye, mubabwira ibijyanye n'amahoro no kwerekana ko impunzi byibuze muzitayeho. Wenda mureke no kujya mu basirikare rwagati, ngo ujye kuri meki n'icyamake, ujye kuri kedi n'icyamake, ahubwo wenda mugasura impunzi mukazihumuriza, mukerekana ko mugayidinze izo mpunzi ko ari ntakorwaho, ari uko kuzishyira amazi. Ariko MONUSCO yose ko ikora ko ntabwo ariko ibikora. MONUSCO ubona ko yo hano muri Congo sindayibona ijya kuganira na M23, ahubwo ivuga ko igomba kurasa M23. Ibyo nibyo nyine tugeraho tugasanga ko nayo ifite ikibazo no kuba byonyine idipolowinze ahantu hameze nka kuriya, twavuga ko hateje ibyago kuri yo, no kumuza rero yabarekuramo ikompora, ubona ko nta nicyo ahubwo Kedi nabikubwiye no mu kiganiro cya mbere kuri Mapendo TV. M23 izashaka uburyo ikorana n'abazarendo, bayikorera umuti se cyane, bayikubitire MONUSCO. Biroroshye rega Kedi, kabubwiza ukuri. Uyu munsi bayikubise akavuyo yacecetse, akavuyo kari mu mujyi wa Goma ni opportunity ya M23, ariko na challenge kankubwire ko nari opportunity. Hano M23 ishobora gukoresha umuzarendo cyangwa abazarendo nka babiri, ubwo ndavuga ibyama nka bibiri, ubwayo byayikubitira SADC cyangwa MONUSCO cyane. Ikindi kuba izi bazarendo ziri mu mujyi ziri hariya zose ni akazi gakomeye kuri M23 cyane, no kubohora abaturage ni ikibazo gikomeye, biranakomeye. Dukurikije nk'ibintu twabonye nimugoroba, wazarendo zarashe, FARDC rarasa, FDL rasa, za PSRS n'ibiki, n'abasivile bararasa. Yego, uribaza ari nko kuvuga ngo M23 wenda ni company ya divasinze yari kwava, niyo mwamura abakomando umeze gute, mwarwana n'abasivile bafite intwaro, biragoye. Uyu mujyi urakomeye, ariko uyu mujyi icyo navuga uko utinda uyu mujyi uzagera hube kawo, ubu umujyi wa wundi w'urupfu, ku buryo abantu babo batangira, urabona ko bararyana nabo bararyana, bazaba nk'ibye. Kuko rero mubwire kuzukuri, abahunze eneo zabo cyangwa abahunze intambara Kedi baza muri uyu mujyi cyane. Abazarenda ahubwo ntibaza bazajya baburena, kuko nigeze no kumenya ko hari igihe bigeze kora ama defense bajyamo, bikangwa ko bamwe bohereza bakabanza bakanarwana bo ubwabo. Yego, ati wowe va hano. N'ubu niko bikimeze ejo bundi hariya za Mutaho, witwa General Autoproclamé Sindondora yagiye gushyira ibirindiro bita ku Mutaho, semusiti murasa defense ye barayihanagura, ahubwo bashyira ibirindiro byabo, bamwicira n'abasirikare bagera kuri 15. Ibyo ngibyo twabigarutseho. Turavuga ngo uko byagenda kose ikintu uvuze ndemeranya nawe, kuko igihe kizagera abaturage bo mu mujyi wa Goma baye nk'ibyihebe, ni kuko bafite intwaro birwaneho, ariko kwirwanaho kwabo nta objective kuzaba bifite Kedi. Urabona nka twirwaneho yo mu majyepfo irwana ishaka gukiza ubwoko bwa Nyamurenge. M23 uyu munsi none iri mu rugamba rwo kugira gute gucyura impunzi, gushaka umutekano, so gukora ibikorwa bijyanye na leadership, bijyanye na good governance. Ariko muri uyu mujyi wa Goma ikizabaho cyo uko bakumya kugwiza abazarendo mu mujyi, reba utsinzwe yasaza muri uyu mujyi, ushaka kuganzaza muri uyu mujyi, ngo uyu mujyi wabaye umujyi w'akajagari n'akavuyo k'abazarendo k'inyeshyamba n'abasirikare. Bizagera igihe kuko urabona uko barasa abaturage bakabarya, ukube abaturage noneho batangiye kujya bafata imipanga n'ibyuma n'imbunda n'iki byose, batangiye kujya bahagira gute bahangana nabo. Noneho biragoye ko wowe ushobora kuza guhagarika icyo kintu kimeze gutyo. Hari uruvange rw'abazarendo b'inyeshyamba, hari uruvange rwa FDL, hari abarundi, hari mercenaires b'abazungu, hari uruvange rw'ibindi takataka zose, hari abaturage noneho bose bibanze barimo bararwana. Ni challenge ko Kedi. Ni challenge. Je nabo iyi ntambara baye nijoro naryamye nkere ko ari intambara, nagize umwanya wo kwitekerezaho, nsanga ado yarabaye mwinshi kuruta uko yarari imbere. Yego, kuko mu by'ukuri mu myaka itambutse, mu mwaka imyaka kwanza bari imyaka 3 kune muri urugamba M23 yatangije muri 2021 rumaze, hanyuma nyuma ya ceasefire hashize umwaka n'amezi. Ubona ko mu by'ukuri nifatirana iki kintu cya Wazarendo kitaraza, ari uburyo byari kwifavoriza, byari byayohereje ahubwo, kuko Wazarendo yaza M23 redi yarageze muri Nyiragongo, bigaragara ko yugarije umujyi wa Goma na Sake yari mu marembo yayo. Guteza M23 abaturage bitwaje intwaro uyu mujyi wa Goma bizaba bikomeye cyane kuruta uko tubibona muri ya misozi birirwa babagurukana, ariko hano umujyi wa Goma bizaba ari bindi. Bazasanga abaturage bo muri mujyi wa Goma barabaye ibyihebe, nabo barabaye bihage nta kubabwira ngo urabakanga. Kuko urabona ni byiza, kuko abantu bere bari bafite umutima woroshye, umuntu yumva ko atagomba gufata imbunda, atagomba kwica mugenzi we, ariko uko iminsi yagiye ishira
M23 ishobora kuzagenda igasanga abaturage niba bajya Rubaya bagapekwamo imbunda amagana ari Rubaya mu gicaka hari uzi ko mu cyaro sinzi nimba waratuye mu cyaro ariko nkanjye kavukira ni mu cyaro muba muzanye mu rusisiro mwese nzi ngo wagiye mu Kizarendo mba mbizi ku buryo kukuripotinga muri M23 byoroshye harya ubwo niba muri Rubaya mwakoze mu musako uyu munsi kufurefe mugakuramo intwaro zingana kuri muri Goma aho buri wese aba acunga ibyo mu gipangu bimeze bite ubwo se ndavuga muri Rubaya batama aho bagiye bafata hose batazakanya bayonga fata bice byose ga muri Kongo buri muturage wese afite imbunda kedi barazigura ni ibintu byoroshye so ha rero muri Sake ni ikintu gikomeye ariko Sake igaragaza ukuramukwa niko birivuga ati ni ukuramukwa iragaragaza ikigiye kuba iragaragaza ko hari uburyo urugamba rugiye gushyuha kandi igaragaza ko leta ya Kongo yiteguye ubwishe ibyo imboni yawe yavugaga ndetse nanjye imboni yanjye ibyo yambwiraga kugira ko Sake yuzuyemo igisirikare n'ibisirikare cyane bakusanyitse baracyarodinga n'ubu ngubu bikoresho n'abasirikare n'ubu baracyatunda rero bishobora kubera amahirwe kuri FARDC ko yatsimbure mu Beturwa kandi niramuka yitsimbuye ikayikura mu bice bya Sake izayijyana n'ahandi nayo mu Beturwa namuka ifashe Sake gatsimbura nayo izayijyana ahandi dusobona ko muri M23 hari analyse abantu bakora ariko jewe ntago njya nzemerije na kwijana ndazemera ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande ntago nzemera ko mu kibaya baturanye mu kibaya Stambarare ikibaya sikirambitse kirarambitse uri Kanyamahoro ntareba ku patrage cyane uri ku patrage ntareba Kanyamahoro babo bakibanyemo kuko Isake M23 ikuramo ngo baturane muri kiriya kibaya ni ibirometero 27 byibuze Sake ivemo bigira imbere y'ibirometero nka 3 baturane aho ngaho kandi bakatubwira ibintu by'indege buri gihe ngo zije ngo zakora ngo majabu ko zitazikora ko iyo majabu ko bidakorwa mu kibaya cya Kibumba kuruta uko bajya baza buri gihe hari ibintu nanjye ntumva aratakete kukita ibyo bintu dakorwa iyo ndege itarasa mu kibaya cya Kibumba yabarasa gute mu kibaya cya Kibumba mwese mujya mu birebe twagiye hariya ubona ko 50 metre uvuye kuri ku Muzarendo kuri barriere Muzarendo metero 50 cyangwa se 100 ubugeze already kuri M23 kandi abasirikare baba bagaragara abo bishoboka ko warebesha amaso urababona bivuze ngo indege ya guhaguruka Goma nta n'ibirome uzi ko kuva mu mujyi wa Goma ujya Kibumba ari bugufi cyane kuruta kuva Goma ujya Sake nakajugurugu yabarasa nse munsi kunejya ibarasa so analyse rero zo kumbwira ko ngo haramutse ngo bagiye ngo muri Sake ngo ni kibaya ngo indege ngo ntago bazikira ko hariya mu kibaya bidakunda ngo niba ari air defense ikakaye M23 ifite muri axe ya Sake twabonye ko indege zitakunze kuhavogera hakaba hari air defense ikakaye hano mu kibaya mwa divasinge mu kuri uwo mwanda muri Sake kuko ejo nejo bone ashobora kubapushinga n'uyu muhanda wa route nationale numero 2 bahora bavuga bakawufungura ubundi ubona ko Beturwa yarindiriye akazi kenshi none se force ziri muri Bweramana twabonye ko ari ya coalition M23 ntifite shasha ikagira na Kirochi bapushinze Rutobogo abandi bagapushinga baturuka Bweramana si ugushyiramo hagati ubwo kwaba uko M23 ikora wizera uko niyajya mu Kivu byabasubira hejuru za Bitonga even na za Mushaki za Karuba na za Muremure uriya muhanda bawufungura ubundi coalition igize ubwenge nuko nayo kuko FARDC nabo ni igisirikare ni igisirikare ndetse n'aba bose aba Barundi Sadek n'abandi bose bafite igisirikare rero coalition ishobora kuzije yari amavubi kedi kandi ari amavubi bya bindi ikiriho cyo no kubitegereza kuko urabona M23 iha umwanya wo kugira gute kwidegembya no guca ishaka kuko nkizi mbunda reba nkizi sharing zabaye ku munsi w'ejo imbunda zari mu bambiro zarasherinze nizi muri Sake zirasheringa M23 Sake hari igimanuka igakata muri Sake rwose ukabona ko byarangiye yamara igakora withdraw ariko nkizi mbunda bakaye bazipushinga ikicyuga zikikavaho kuko umuntu ukurasira mu bambiro ntago ameze nk'ukurasira k'imashini siko bimeze se niko birekeye byanga byakunda target yafata ari mu bambiro ntago ariyo yafata ari k'imashini niyo mpamvu mu byukuri uyu mujyi wa Sake no mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bumvishe coalition kuko nibashaka kuyumvisa bakwiye kuba bayikuramo kuko Sake babishatse bayibakuramo bakajyana hakurya ukageze bakayigiza inyuma kuko Sake abonye ko ahubwo ni wabaye umwanya mwiza wo guhereza coalition kwidegembya no kwica abaturage umwanya mwiza wo kwica abaturage kubera ko Sake ni mu ihuriro ry'imihanda sabahaye umwanya bakakwereka ko ari na danger zone yego ubugome bukorerwa muri Sake ku basivili
ntabwo aribwo bukorerwa mu kibaya. yes kedi twagiye rero reka tujye ku iyi nkuru yo mu kibira. Abantu barabona iyo titiri iri hasi. Mu kibira ngo byaje kurangira burya na FDL ziguyeyo. Buriya hari amakuru nabonye ko hari n'abakoloneli ba FDL bagiye mu kibira bavuye mu bice bitandukanye, ndetse bivuga ko bari benshi cyane bagera muri 500 barenga. Bagiye ariko n'abanyamakuru avuga ko bavuye mu bice bitandukanye birimo na Rusaye, hari abavuyeyo, hari abavuye Masisi. Nuvuga ngo harimo nabo muri CMC Kedi. CMC twasanze ko ari FDL yigendera, twarabibasobanuriye ishuri zimwe, twavugiye ko n'umunsi bavuga ko bari kurasa FDL withdraw. FDL yakoze ya mbere niyo kujya kwambara pasa iyo bita ni pasa move, ngira ngo ni ya move, bahita bihindura Wazalendo. Nuvuga ngo CMC n'umutaka wa FDL cyangwa se nushaka kwite FDL nimero 2, ku buryo niwumva ngo CMC yagiye muri operation runaka nubwo bigenda mu izina rya Wazalendo ariko abari FDL yagiye. So kumwe ko CMC yagiye mu kibira ni FDL yagiye mu kibira. Yego rero ngo baragiye bajya muri Sud Kivu ko byavuzwe kenshi muri mu bintu twari dutangaza. Mubona ko habaye operations nyinshi cyane mu kibira. Byabanje kujya kuri za FRN n'ahandi ariko ngo hano hangaha uwitwa Njike Kayiko niwe muntu waje gukora sensibilisation muri izi nkambi z'aba FDL, cyangwa se akashaka uburyo abibumbisha akavuga ko ahantu bagiye ngo ari ugukozaho urugamba bagiyemo ari ugukozaho. Kayiko niwe wabashutse, ariko nakiri mwami bako abirimo abakomandazi rero bombi. Ndavuga Kayiko na Kirumwami nimba batanze briefing y'uburyo bagiye cooperating mu kibira, ashobora kuba barabashutse pe. Ariko ndabyibuka hari ingabo zagiye n'indegerega igihe bavuga ko na Kiwewe yigeze kujya Burundi, hari indege yajyanye abasirikare twayo ahantu bavuye. Ntekereza ko rezi ingabo kandi ngira ngo abantu bibuka bigeze kutubwira ko hari ingabo ariko naze kugenda mu makamyo, tukayira ngo umuntu abarundi bapurinze kumbe z'abagare FDL zigiye kuri forcinga hara mu kibira. Byanavuzwe ko ya Satani kabiri nayo yigeze kumanuka muri Sud Kivu, ariko yo ishobora kwera nagarutse Saturday ubu ngubu deployinze cyane hariya za Rumbishi niho iri cyane. Nigeze kujya muri Sud Kivu, yagiyeyo bajyanye force zayo muri Sud Kivu. Byoroshye cyane no gukora bakeza Kamanyura bakambuka Rusizi tayari bageze mu kibira. Ikindi abantu bakwiye kumenya na makuru aba yizewe twakuye ahantu hizewe. Abantu barira ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda mu majyepfo pana hano muri Nosi muri Sud, ubwo ni za Kamanyura hari. Iyo murebye patrol z'abarundi mujya mona zitagera muri defense za leta, igisubizo ni wi. Kano Murundi cyangwa se captain amanuka na forces ze patrollinga ku mupaka, ukabona ageze muri defense za FARDC bakagira ibyo baganira, yamara kongera gataha. Cyangwa se FARDC ko nazamusagiye muri defense za FDN bigisike cy'u Burundi, reka tubyite gutyo, yamara kongera gataha. Ngo ni coalition n'ubundi iri kumwe uko byagenda kose. Rero tukiri kuri iyo operation ya kibira, ariko tuno duteye tujya tunjya we agiye gucara kumva karakuriye. Yes, tukiri kuri operation ya kibira Kedi, namakuru namenye nuko abagera muri 500 aribo bashobora kuba baroherejweho bavuye muri Bwito, Masisi, Gasheberi, bavuye Rusayo, kandi uko bamwe barabaza rero muri CMC bo bari nyine bari imbere cyane. No ngo bagiye baremekanya bavana mu bikoni abagera muri 500. Ngiye niyo makuru nabonye. Urumva amaze imisi nyahiga Kedi, amakuru amaze imisi nyahiga, naje kubwira information ndavuga byashakire. Bikaba ko Rusayo havuye abantu 150 bo muri CMC. Rusayo bari CMC ni deployed. Niho ibarezwe. Hanyuma abitwa AFNDNP nabahe AFNDNP bisome mu Gifaransa FDNP. Sasa ntabwo ari ingabo z'u Burundi. FDNP sinzi ntabwo ndi FDNP ngibi hano
icyama ntabwo nyizi. icyama gikunze kuvugwa no muri za Masisi Ahubwo iyo hirya kwa bararwana muri za Masisi kwa bayinyasi yo za n'abitwa abajama ryo ngiye. hano rero naho havuye abantu 150 muri Bwito havaye abantu 100 Masisi havaye ubwo ni Gashebe havaye abantu 100 babaye abantu bangahe 500 hanyuma ngo muri aba bagiye abasigaye ni bakeya kete abandi bakomeretse kuvurirwa he muri Sidikivu abakomeretse gufungwa muri Sidikivu bari kuvurirwa ntibarazi ariko mvugana n'imbone yanjye muri kara gace ka Kamanyora kuvurirwa Bukavu yego ubwo naye ndaga mu mite muhibiza ibiti byekana ko Bukavu nayo ifite ibitaro ifite ukuntu iri kuvura abasirikare cyane bakomerekeye urugamba uzi ko nabo mu kibira benshi bari kuvurirwa i Bukavu yego imbone yanjye yanganira twaganire cyane numva amakuru ko abantu barasuye mu kibira abenshi bagiye bambuka uruzi rwa Rusizi bakajya kuvurirwa muri Kongo cyane cyane kuko numvaga agerageza kumbwira uko yabibonye urumva n'umuntu utazi n'ikinyarwanda neza cyane ariko akakubwira ati banyuze hano batsigatiye amara mu ntoki ubona ko ibintu bitameze neza ati tugira ngo ni accident y'imodoka yabaye ubwo ariko ambwiye amadate numva bigorana za operation zo mu kibira bivuze ngo rero FDLR nyinshi zagiye zikubitikira muri iki kibira turimo kugarukaho inyinshi ziri kuvurirwa hano muri Kongo Kinshasa Meki niyo bari kuvurirwa Bukavu niyo makuru ufite nayo numva tuyahuje ikindi nuko muri abangaba naje kumenya ko harimo abakoloneli bo muri FDL bagiye ariko ndacyashakira neza ibi kandi iyi nkuru ivuye nyuma yuko abagore bamwe muri abangaba muri iyi miryango y'abasirikare bahoze bajya kuri regio kubaza bati abagabo bacu meze bari hehe se baracyariho kumva nabo babashwa ko baramenya amakuru ku regima kubaza ndetse ngo byageze no kwakira imwami nabonye udupapuro bafite barimo babyanditseho umwami aryama buriya kimwami yaragowe ubwo ntago azarwa repetition kimwami yaragowe ibaza horamo jewe narumiwe uyu musirikare rwose ashobora kuba nasozi intambara nimusiga amahoro ashobora kuba azandika igitabo kizakundwa cyane kuko nkurikije ibinaciyemo n'ibintu ari gucamo bagengaya ngo ntabwo twibukije ukuntu yambutse Uganda n'amakamambiri ntabwo tubabwiye ukuntu abaturage bajya bamwibasira ngo yabaririye amafaranga ngo y'ibikorwa remezo ntabwo tukubwiye ukuntu mutese agiye imutega zambushe muri za Sake inshuro nyinshi muri make kiri umwami n'umwe mu bagabo kabisa ufite ubuhamya buhagije ikiriho rero uretse tukiri muri iki kibira hari n'andi makuru tugikurikirana avuga ko hashobora kuba hagezemo izindi FDL 300 impamvu tuvuze ngo tugikurikirana tuba tugomba kumenya naho zaje ziturutse burya ko bazagezemo byo nibyo ariko se zaje ziturutse 300 ibi ariko se icyo nibaza iki kibira bayishakamo ibiki iki kibira rero Neva yagikubitiwemo perezida Neva yanze kurekura ariko kandi ubona ko nawe ahora yumva yakwiyishurira cyangwa se agomba kwihorera revenge uretse ko yabuze uburyo yabikoramo uzi wamenye ko nasigaye yarazanye drone ngo Barusiya bazi bari guteranya amadrone muri cyane nawe rwose yaramukibira ubu drone nizo ziri kwigwa ziri gupatrolingamo hariya nyuma yuko ibintu bikomeye yazanye Abarusiya bo kuza gukorera ntuza amadrone hariya ubona ko nawe rwose ngo yagerageje gufata hasi hejuru ngo arebe ko yamenye ibiri kubera muri kiriya kibira nyirizina rero Kedinga abagore baje kujya kwa Peter Kirimwami ndende bakagafoto barimo bavuga ati ariko rero hatuwezi kusinzia kanza gafoto ngashyiremo abantu ati mume wangu iko wapi ati mume wangu ako wapi urumva rero byababazo aza wapi ibintu bikomeje kuba imberenge wa mugani wawe sinzi icyo kirimwe amaza kubasubiza cyangwa se Kayiko nagafoto umuntu yamaye ati abagore bagiyeyo niwe wabwiye ngo mujye mu kibira yarakoze campaign nabwo atanu mugiye harimo inyungu no operation iryoshye yego afite ukurabaza no kubashuka bakabona udufaranga tw'intica ntikize umuzarendo cyangwa se umuyevudereri mu by'ukuri bashukishe nka $100 cyangwa se $100 abayumva ari motive kandi already arageraho yayamaze rero ahangaha Kedi nkuko nkomeje kwikubwira ngo haguyeyo abasirikare benshi aka gapapuro mbese nicyo kavugaga ariko zikakagano nigeze kukabona ahantu bafite pankarite bavuga bati ngana lingiko abagabo bacu bari hehe mubare naga mubare hajya so mugabo mubare ni umugabo songoye
Mubari nanga Mubari Mustafa ndabese ntago Mubari ari umugabo nako toyese n'umugabo hanyuma yavuze ko Kasongo yeye Mubari nanga ati umugabo wanjye ari he Mubari nangaza wapi ngayo nguko ahangaha rero Kedi muri ibi bibazo abagore ngo bagiye kwakira umwami bajya no kubaza bati kuri regiyo bati abagabo bacu bari he ko twabuze kuko hano ngo mbere yuko boherezwa muri kiriya kibira babanje kundurwa babanje gushaka uyondorwa udafite udufaranga two kumufasha baramufasha mbese babaha murari iteye ubwoba abandi babaha ku mafaranga hanyuma barabatwara yangira ngaho harimo abarimo amadiru y'abasirikare bakuru kuko uko byagenda kose ntabwo izi n'imishoni ziba ziri similitane urumva abarundi bohereza abasirikare none umva ko ngo nayitangiye kohereza abasirikare rero zigiye hariya zigenda mu izina rya FARDC bivuze ngo hano haba harimo amadiru yagiye akorwa navuga ko baba bashize ku kiranguzo so igihari rero no gutegereza tukareba kwanza izi ngabo zijyanwa mu kibira icyo zizamara ko twumvise iyo nkuba zishatse gukubita none ntizibura gukubita ariko urumva bashireho Kedi none se batiye abantu bagera muri 500 bavuga ko hasigaye mbarwa abavuye hano muri Nord Kivu bagiye pfiriya bavuga ko hasigaye mbarwa ikindi namenye nuko muri abangaba ariko sinzi ndacyabaza ndaza kubaza neza ariko n'abantu babizi baze kumbwira bavuga ko harimo umukoloneli umwe wapfuye waguye mu kibira mu bari bambutse yego umukoloneli izina rye ryancanze reka nzewe ndirebe abantu baze kutubwira namuzi ni umukoloneli witwa Ndera yitwa ikizina kigoye ukuntu gusa nzi ko ngo harimo n'uwitwa Guillaume wagiyeyo Guillaume w'umu FDLR so buriya rero FDLR abantu bamwe ni koloneli Nonge cyangwa se Nonge wari wungirije Karume sebyo simbizi niba ari byo ubwo abantu batwumva babizi cyane cyangwa se yambone yacize kutubwiza atubwira bikabwira ko ngo hari yari admin kwa Nyembo se hari umujenerali witwa Nyembo aravugwa cyane muri FDLR ubitwa ngo yitwa Nzaribara Mupenzi Nonge yego urumva ko afite n'izina ry'ikinyarwanda yego hariya muri Kongo bita amazina menshi ku buryo ushobora kuvuga izina rimwe ntumumenye kandi uvuze yose bahita bamumenya rero bikava ko ari mu bagiyeyo kandi ashobora kuba nawe ataragarutse yarabaye Mageruhi yagiye muri za report za Mageruhi nuko rero bimeze Kedi nuvuga ngo iyi operation kibira ikomeje kujya guteza ingaruka mu miryango yari ifite abantu baboherejweyo ikindi urumva ko nakiri mwami ntekiza ko rwose bamugana badasize abadamu bababuze kwa Mitandao barababura ntibamenya kanunu niyo mpamvu bafashe umwanya wo kujya gusa naho bigaragambya ku generali babazacira umwami ati ba mobile bacu bari hehe so ikiriho cyo iki kibira cyari abantu benshi mekisi nkubwiye imboni yanjye y'insivili noneho yabibonye bitambukira bati se ikamya gisirikare yakoze accident byagenze gute abantu batsigatiye amara abandi za bandage zafashe uyu mugabo ngo yari mu cyamba cya EPSLS na SNDH SNDH ni iyo kwa Inyasi iyo kwa Inyasi ndaza kubaza neza yego ubwo urumva na makutu yatubona Kedi ariko icyo nabwiye cyo nuko kibiri meze kibira biravuga ko hano rero Kedi hahita nibaza niho ngaruka nibaza nti why kibira kubera iki kibira ni kibira kuko turabizi neza ko impamvu ikibira nyine ni irasobanutse cyane Perezida Evariste Ndayishimiye umwaka ushize ni mwaka ushize yego umwaka ushize yari Kinshasa yewe ngomba gukora ubutegetsi bw'u Rwanda n'uwari wese washaka kubushigikira muri nyuma kubuhirika muri nyuma rero kumbwira ngo why kibira izi kubera ko Neva ashaka gukora ubutegetsi bw'u Rwanda kandi Neva ntabwo nka perezida ntabwo azabukuraho yicaye kuri ya ntebe ngo avuge byikore niyo mpamvu agenda afite ahantu agomba guca kugira ngo ubwo ni uguca muri izo nyeshyamba z'abanyarwanda ni uguca muri zo za Wazalendo niyo mpamvu wumva nawe yashoye mu Barusiya agashora hehe na hehe ngo asapotinge izi FDLR reka mwibuke kandi ko ikibira nicyo gihinduka kwambuka gato gutirimuka gato gihindura izina kikitwa Nyungwe ni ishyamba rimwe rifatanye inyamaswa zo mu kibira zisanga muri Nyungwe izo muri Nyungwe zishobora kwisanga mu kibira ubwo rero urumva mu by'ukuri gukoresha ikibira cyane nk'iturufu ishobora kumufasha guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kwifuza ko ibyo yatangaje byashyirwa mu bikorwa harisunga ikibira
rero urumva ngo batwawe bajyanywe kuri mission yo kuvuga ngo bagomba kujya gufata training yari nka refresher ariko refresh igomba kubinjiza mu migambi yo kujya gutegunganya umutekano w'u Rwanda. Rero kugeza uyu munsi ntiharamenyekana ngo ninde muntu wabateye, ninde muntu umaze gukora izo operation gatatu. Urabizi ko abanje operation ya mbere bakayita Inkuba, iyo operation yakozwe n'abasirikare batazwi, abasirikare bakoreshaga amashoka bakoresha n'ibindi byinshi, biza kugwamo abantu benshi cyane babarwaga muri magana. Hazi ya kabiri yaje kwitwa operation yewe bakoresheje imisumari, ngo ni imisumari. Haza kuzi iyindi, ubwo ndavuga izavuga kuko n'izabaye zamabaye n'ahandi. Iyi rero ngo yakoreshejwe amadrone, yeje ubundi ni amadrone, drone bambitse ngo night vision, drone ngo ikagenda irekura utubombe bikanaba ko hagwemo n'abazungu, hagwemo abazungu b'Abarusiya muri ino operation iheruka mu Kibira. Kandi abo bose ni iki bagomba guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyane. Rero ngibyo byo mu Kibira, ariko natangajwe no kumva ko hari FDLR n'abazarendo bavuye muri Nord Kivu bakajya mu Kibira. Ngira ngo ntago ari igitangaza Kayiranga, kuko tuvugishije ukuri FDLR zatereningiwe mu za Bukinanyana, si rimwe si kabiri tubigarukaho no mu bindi bigo bitandukanye by'i Burundi. FDLR hano za Kitona zaratereninzwe, urumva nyine kugurana ingabo ni ibintu rwose ubwo tugomba guhita twumva cyane. Ikindi abantu bibuke ko izi hedikota duhora dutunga urutoki ziri hano muri Gitsimba harimo amashuri za FDLR, harimo amashuri. Ntabwo yavuze ngo harimo amashuri baba basobanuye ko ari ukwirirwa mu idarasa bandika, harimo ubwo za Chandotiri n'ibindi. So baratraninga rero muri access zigiye zitandukanye. Byoroshye cyane ko ufite ubumenyi runaka yakuye muri Gitsimba yajya kugaplika muri za mu Kibira. Urumva rero rwose jewe ntabwo nashidikanya bashobora gutangira n'abazarendo bakuwe iyo muri za NCDH, iyo za Warikare n'ahandi, bakaza hano muri Gitsimba bagatozwa, bamara gutozwa bakurira indege bakagenda i Burundi. Nuko nkuko bimeze meke nabo twe gusa bakomeje kwagwa. Gitsimba ikomeje kuba nako ntuzaki Kibira ikomeje kuba Kibira. Oya Kibira cyo nicyo kucitondera, buriya bavuga ko hari icyo bita muri make haba hari akagozi udakwiye kurenga, n'umurongo utagomba kurenga. Hari umurongo utagomba kurenga, cyane nubwo tutazi ukuri kw'ibi bintu bibera muri iki Kibira, ntabwo tuzi ingabo zakoze ibi bintu, ariko ntekereza ko uramutse uhirahiye guhungabanya umutekano w'u Rwanda ugomba guhura n'isomo byanga byakunda cyangwa ukabigambirira. Kugeza uyu munsi uri ntiburavuga, nta murundi wavuze, u Rwanda ntirwavuze ibintu kuko narwo rushobora no kubitangaza ko narwo rwegera imipaka. Ibyabaye ingabo z'u Rwanda ziri ku mipaka barabimenye, babaye batarabimenye sava, ariko barabimenye nabo bakicecekera. Ubwo nabyo ntitwajya bumva muri make hariya ni kimya. Ubwo no gutegereza nyine, bavuga ko uteye ibuye mu gihuru ntihagire akagira ikibwejuru ni wowe wagihamije. Ubwo rero ubwo bacicetse nta kirabwejura ibintu nta mahoro rwose. Gusa uko mbizi nuko operation zo mu Kibira ziri ku rwundi rwego meki, ntabwo ari iz'abasirikare ba Kenyege. Ntabwo wambwira ngo ni iki, ngo ni FRN ni biki, ni umuzarendo. Biragoye wapi rwose, biragoye haya n'ibikomeye. Noneho ikintu gitangaje muri izi operation zabayeho, abazikoze ngo bari bambaye imyenda ya FARDC, bamwe bambaye imyenda ya FARDC, abandi bambaye imyenda y'igipolisi cy'u Burundi. Hari ukibaza uti ibi bintu byaje kugenda gute ngo abantu baze kwisanga bambaye imyenda y'igipolisi cy'u Burundi? Ahangaha urumva buriya rero Meki Kayiranga, inganda zikora uniforme ni nyinshi. Uniform burushobora kugura aka gashati kawe mbona keza cyane nakatara mu iduka ngasitoro nkakagura. Ntabwo bisobanuye ko naje kukwiba, ariko hari n'uburyo ushobora kuza ngakanura nkabona ufata kaci ngakagukuramo, byose babishoboka. So ikintu cyitwa uniform rero ngiye nkunze kukitwararikaho cyane iyo shingiye ku maraporo UN ikunze gutanga ko ingabo z'u Rwanda ngo ziri muri Kongo, ngo bazi ngo ziri muri Kongo, baba bazibiza ibiti ngo uniform ngo iyi ni or nareba muri M23 hari uniform bigeze kujya bambara ngabona n'ingabo z'u Burundi zirayambaye bisa neza cyane. Ngo ikintu kijyanye na uniform cyo n'ibindi biroshye cyane ko najya ku ruganda baguriyeho nawe ukayibura kandi icyo gihe rero baba bagucangikishije. Ni hahandi ushobora kunyura ku burinzi bwawe bagati barana bacu atari n'abanyu, nkaca ku ngabo zawe zataramye ziko bakunda ikiyera Abarundi,
babona inifomo bwonyine bagaceceka. aha rero ngo iyo mu kibira tuba tuvuze tuti ni operation zakozwe n'abantu bafite ubwenge bafite umutwe bafite maturité kandi izateguwe kuko bakubwira ko mbere ngo hariyo bataliyani ebyiri z'aba FRN izi ngizi bazikoze muri nkaho zirangira wasigaye bageraho kuri 70 abo ngabo nyuma gisigaye cy'ubundi kiza kuba deplacer bamwe kibajyana inyuma abarundi bavangamo imbonera kure n'iki babashyira imbere hanyuma nyuma baza no kuzana abandi ruba bakuye muri Kongo n'iki byose bigenda gutyo kandi kedi yari nyuma y'izi operation yabwira ko umusirikare wese w'umurundi uri muri umusirikare w'umututsi uri gisirikare cy'uburundi wari muri cyegereye kibira barabakuyemo abandi bajya kubafunga ntabwo byabura barabatoranyije bagenda bazana imbonera kure abandi bajya kubafunga babashinja ubugambanyi nuvuga ngo mu Burundi umuntu wari udiploye ari bava mu ubwo bwoko ari umututsi yawe n'ingorane yakuwemo hariya ibi n'abarundi bakunda kubikora nano muri Kongo hari umukomandanzi w'umurundi wigeze kwica ama escorte ye ayazizije ko ngarabo mu bwoko bw'abatutsi nijye bakwitwaga za Kagano na za Muremure hariya bahita bishyiramo ko ngo escorte zenga ngo zitanga amakuru muri M23 yarabishe izo nkuru nigeze kuzivuga umuntu wicaye escorte ye rwose umwana wawe ari nk'umwana wawe so urumva ikintu cy'ingenga bitekereza i Burundi ikintu kivangura ibyo kuvangura ubwoko ko kiraganje no mu gisirikare none iyo bigeze mu gisirikare urumirwa hari rwose ngo nicyo cyabaye habaye uburyo bwo kubadirisha ingabo bakuramo abo mu bwoko bw'abatutsi bajya kubafunga abandi babajyana mu zindi position babakuye yari hafi mu kibera ejo bundi nibwo byakozwe rwose muri iki cyumweru turimo nibwo byakozwe avuga ati kwanza mwege muri n'abagambanyi ati nimwe mutugambanira sha kedi ngaye nguko rero tureke mu bindi bice bya Masisi byari byifashe gute tuvuye mu kibira mu bindi bice bya Masisi ubona ko Warikare iri hariya nayo ikomeje kuba imbere y'icyo bita sharing zirakomeje cyane ko kuva mu 23 yagira Mpeti ikabana byabaye ngombwa ko Aduyi nawe yongera kwikonsantra atangira noneho kujya yashira impumu ngira ngo Mpeti nkurikije amakuru n'uburyo ki twagiye tugana n'imbone zacu zihari M27 muri Mpeti ndani kuva Mpeti winjira muri Warikare muri Ping indani Ping ubwo niyo twavuga ko muri no misi ihanzwe amaso harimo kara gace kitwa Buraya kara gace ka Buraya ntago M26 karimo yakavuyemo no ngo ibitero bya coalition bipangirwa muri Pinga bikaza bikapurikirwa muri Buraya ubwo ari ugusheringa nyine hariya za Mpeti no mpamvu ujya kubona ukabona nka za Kitwarete ziranditse ngo Regine de Defense zirimo zirarwa ngo bari kurwanira ngo mu burengerazuba bwa Mpeti so kurundi ruhande ariko umuntu uri Mpeti dukurikije amakuru tuvana hariya kuko ngo nagace gafite imisozi miremire cyane yego ari biroroshe cyane ko yasheringa muri Ping indani acishije bitabaye ngombwa ko ntabwo rwa rusisiro rwa Buraya rwatuma M27 operating cyangwa se dasheringa muri Pinga bivuze ngo M27 n'ubundi ahantu iri muri Mpeti muri ya misozi iri strategique ihari ibiri kureba defense za coalition yaba hitwa za Nkasa n'utwo n'uduce turimo n'abakireka turebe hano kuno buriya Pinga ngirimo kabiri harimo abahunde nabo bita ngo ni n'abakobo n'abaki abahunde barimo igice kimwe gifite ukuntu cyitwa kirimo abahunde ikobo ni amwe nabanza aho bagido baba ni muri Warikare ni kuri Warikare bagido Shimurayi wacu Shimurayi yaravuze ati yasubageze he koko mana ntago nzi yari rwose Guido okay nabibonye ngira ngo amakuru ahari aremeza ko M23 Pinga yose irimo icyo bita imingazi cyane hanyuma Pinga ngo ni centre igabanyijwemo kabiri n'umugezi munini uyinyuramo hagati igice cyo hakurya n'uye mugezi witwa ruhoro cyane ruhoro niho hafi aho igice cyo hakurya rero ngo cyitwa Nkasa gituwe n'abanyanga kandi kiri muri Warikare hanyuma ikindi gice cyo hakuno cyitwa Bushimo urumva cyitwa Bushimo gituwe n'abahunde kandi ngo kiri muri Masisi urumva harimo abanyanga n'abahunde yego hanyuma rero ikiriho cyo nuko M23 ngo iri hano za Mpeti twavugaga très facile ko yasheringa
turiya dusozi za defense zose yaba izo za kasa naho yarerega bitende yigeze sinzi ikihari bitende ubwo ni hejuru ya nuza ya pinga urumva ntabwo ari hejuru ko mutera ahubwo bari peti ariko mo hagati harimo iriya centre ya Burayi itababuje ko badomina ariko muri pinga muri make ugiye n'amaguru byagusaba kubanza ugaca muri Burayi ariko nanone umuntu wibereye muri pinga ndani muri peti ndani yemerewe kuba yarasisha imbunda za muzinga aho za nkasa naho ngaho za Bushimo iyo niyo situation ihari so uyu munsi rero ngira ngo n'ubundi kwarisiri hariya ni ligne de furniture so ni mu marinye sharing ariko nanone abantu bajya bumva ko ari intambara sharing ntabwo ari ibintu ntabwo ari korari biri gucura ngo nukurasa gutya ni kuvute sharing ni kimwe mu bice bigize intambara kandi bugira binakomeye cyane niyo ntambara ikomeye sharing irakomeye kuko sharing yakushegeshe arakwataka kurasa cyane kandi ubona ko FRDC ikintu bita bombe ntikibuze ifite ibikoresho bihagije iragusharinga rwose pe uko niko bihagaze muri Masisi ho nta kundi Masisi uretse inkuru zavugaga z'umukutano M23 yakozemo mu gitondo hariya za Rubaya ifata abasivile bari batunze intwaro ntabwo turamenya umubare w'imbunda zafatiwe muri Rubaya ariko bakubwira ko zari nyinshi cyane ndetse n'abari bazitunze bafite amakuru avuga ko bagiye kubazwa kane na gatanu y'uburyo ki bari batunzemo intwaro kandi M23 yarakoresheje inama ibashishikariza kuziremeta yego ngira ngo niyo nkuru iri muri Masisi cyane Kedi ndagushimiye cyane uri umuntu w'umusaza rwose akanyota kaba kakusheka nkubohore ujye kunywa amazi iri tara riri hano ritera icyaka umuntu aba yahiye hari igihe tuhahunga ukajya gukora hanze ku muntu abaye nanjye nashize na Mustafa hari baraseka azi ko byabaye imbere uruhara rwahiye hano rwose hari itara riragukogota ukumva akeneyemo air condition ariko uko bizagenda biza so reka dushimire mwe mwakurikiye Bwiza TV na Bwiza.com uyu munsi wo kwa mbere itariki 18 ukwezi no kwa 11 umwaka 2024 uyu yari Kedi njye nari Mekika Iranga Kedi namutumiye Kedi Mapendo TV muramuzi nyamuneka mugende mu musure mu muremere nanjye nahozeyo turimo dukora amakuru yacu yagarutse kuba muri Sake uyu munsi hari Kedi hari ikintu kiri gutegurwayo Sake iri gutegurwamo imirwano Sake isa haraba umuriro urenze uwo twavuze Sake imirarungwamo ibikoresho imirarungwamo ingabo hashize igihe kinini ikindi kwarisiyo harimo ubwoba bwo kumva ko M23 ishobora kujya kubatera cyane twabageje kandi kuri operation ya Kibira ni operation ku makuru mutamenye nandi makuru mutamenye kumva ko hari abavuye hano muri mujyi wa Goma no muri Masisi bakajya mu Kibira nta kindi kibajyanye ari kujya guteza umutekano muke ku Rwanda twabwe ko ashobora kuba harimo n'abakoneri bagiyeyo bashobora kubaturuka muri FDLR za CMC n'ahandi tuzenda tumenya uko bihagaze reka tubashimire mwakoze cyane njye nari Mekika Iranga nanjye Kedi rwose nyamuneka mutera inkunga kino gitangazamakuru kugira ngo kibashe gukora nimutadutera inkunga tuzagira igihe tubura amakuru dore ngiyo nimero mushobora kwezaho amafaranga niyo igiceri cy'ijana niyo 200 cyangwa 500 cyangwa 10,000 uko wifite niyo miliyoni woherezeho kugira ngo tubashe kujya gutekomeza gukora Imana nibarinde reka dusoze dutumikira abantu badutumye mugire amahoro y'Imana Hotel Talent Pool ni ikigo cya mbere gihugura abifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes culinary arts cyangwa gutegura amafunguro restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba harimo na dekorasiyo y'ibirori ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye yanaduhamagara kuri 0788 266 7713 cyangwa 0722 inshuro 3 414 24 tumurangira hamwegereye akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora karibu iwacu muri Hotel Talent Pool. ukeneye umutuzo
no kuruhuka muri Eden yawe. Ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast, The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terase nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikawa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Donde Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Donde Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 0788 77 63 68. Gana iduka Donde Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza.